Muraho neza abakunzi ba Shine TV Promotion. Uyu munsi wa none duhuye n'umwe mu banyamuryango ba MG5 Group, ndetse tugiye kuganira nawe tumubaze nyine ahaturutse ndetse n'impamvu ari hano ku Mashyuza, niho tumusanze, ariko ndizera ko ari buze kutuganiriza akatubwira uko ibintu byifashe. Umeze neza, amazina ninde tugusanze hano? Banita Wizimana David, nkorera umuryango wa MG5 Group, nkaba nitwa amazina yanjye y'akazi nkaba nitwa Future Boy. Future Boy, rero tugusanze hano ku Mashyuza. Ese waje gukora iki? Bimeze bite ko mbona bimeze gute? Ndakeka ko icyanzanye naje mu muryango w'ababyeyi n'abanyamuryango ba MG5 Group. Yego. Nkaba narabigeze mu nama kuvuga ku cyicaro cyacu cyitwa kuri MG5 Group no ku cyicaro cyacu. Yego. Nkaraho nashyitse nyinshi mu nama. Rero turumva ko wari uri mu nama. Ese mu nama mwari murimo ku cyicaro cyanyu cya MG5 Group, ni biki wenda mwagane mugiye gukora muri uyu mwaka? Ni biki abafana banyu bakurikiye Shine TV Promotion bazitega muri uyu mwaka? Ni biki icyo twiteguye muri uyu mwaka? Yego. Icyo twavuze mu nama ariko ari cyo mperaho, twavuze ko dushaka gukora umushinga utwungura ku munsi. Yego. W'inkoko. Icya kabiri, icyo navuga ko nyine ku kijyanye n'abafana, ndakeka ko ku by'abafana aba batuzi kuri TikTok, ndakeka ko n'ibigiye guhinduka bakaba batubona kuri channel zose bisanzwe. Ubwo noneho ababonaga kuri TikTok ubu bagiye kujya babona ku macana atandukanye, kuri Facebook, kuri Instagram, YouTube na X ndetse n'ahandi. None se wenda abantu benshi bashobora kwibaza ngo se kuri TikTok mwitwa gute, cyangwa se kuri Facebook muzamwitwa gute, cyangwa se kuri YouTube? Tuzatwita amazina ngo Shine TV Promotion. Muzabona Shine TV Promotion. Yes, urakoze cyane. Ndetse ndizera ko bizaba bigenda neza. Muzaza mutwereka sinema, comedy ki? Tuzatwereka sinema. Yego. Comedy, hari abasanzwe bavuga ati tunatwanga mu gakino duce akagutse kwikina live birebire cyane. None ubwo tuvuga ngo impamvu mwashyizeho YouTube channel murashaka gukemura kiriya kibazo cy'uko kuri TikTok mwauploadinga utuntu duto. Nicyo dushaka gukemura. Nicyo mushaka gukemura. Urakoze cyane David, urakoze cyane. Ariko none se ko iki nama yarangiye uje gutembera ku Mashyuza, ndabona uri mutembera hano ku Mashyuza, wowe kutagiye koga se? Koga ntaje byiteguye ko naje mbasura gusa ndeba kumva byifashe. Uje kumva byifashe. Yagira message rero wahereza abakurikiye Shine TV Promotion kano kanya, ugire message wabahereza. Ese ni ikihe kintu niye message wabasigira muri aka kamwanya? Message nabasigira muri aka kamwanya, yego, ibyo twateguye byose nkeka ko mu minsi y'imbere, yego, bizaba bigeze ku musozo nyine tuvuga ati ibyo twapanze birahageze. Yego. Tukaba turi kugira kuba nyine twanyumbaga uduce dushyira kuri TikTok, bigasaba ko byose tugiye gushyira ari birebire nta bicagagamo kuko byagaze bibangamira abafana, usanga bavuga ati mwajya mugishabaramo biratubangamiye. Yego. Noneho tugiye kubihindura biriseye. Urakoze cyane ku makuru uduhaye. Rero ndizera ko biza kuza kugenda neza. Murakoze cyane rero bakunzi ba Shine TV Promotion, mbasaba gukanda subscribe, like na comment munasharinga kugira ngo ino Shine TV Promotion ikomeze gutera imbere no kumenyekana hose, kugira ngo baze babasha kubahereza product zabo cyangwa se ibikorwa byabo muze mubasha kubibona mumeze fresh.